reka tujye dukomereza hano episode 131 ikayo kanabikoramo amafaranga bakuba mutumye ni karani n'ubundi urakomeza ubona amafaranga barwana bafite ububasha abandi batabufite ari abakene nyakujya bo gukandagira ngo batsinde ari 99%. ariko by'urari 1% ankora hivi impapuro akatwemereza neza ko impapuro ari zanyazo cyangwa atari zanyacyo. वैसे भी वो ब्रोकर अनंत पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है. जेura kiri muri Agasobanuye Industries ntabwo watangiza business cyacyo cyangwa ntabwo watangiza company cyashya ruvu atagwaye uburenganzira bwe mu gihe cyose ari somo kubi nawe arashaka ubutaka ntabwo ari ikindi kindi. Sha nakubwiye ngo ruvu ubugugu afite butuma adatekereza neza kandi umwumvisha wagira ngo afite ibitekerezo byiza disi umugabo ufite ibitekerezo ariko manampu cyure ruvu bashaka kwihura na komisiyoni akavuga ati ariko burabutaka wamuhaye wakenowe avana iranjije y'umugore muri diru. muri iki gihe revu ngo namara kugura buno butaka ngo azahita yaka inguzanyo no kugira ngo iyo nguzanyo abashe kwibona azatanga bafite wenda fomu yuko wakora biriya bintu byose bashobora kugushinja guhagarika ubuse 2024 haracyari umukobwa utekereza nka Diara aracyahari. Yewe bireke mugabo mwiza batanagukubita bikaba bibi cyane kurushaho. Yeti isore zangareka zo dukomeza n'izindi episode. Reka zikomereza amasengesho yanjye.